Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mukomeza kutwereka urukundo kandi dukomeza kubana umunsi ku wundi. Iminsi itambutse cyangwa mu minsi mike ishize tumaze iminsi twumva ibintu bigendanye na Platini n'umugore we ahantu hose Platini, mbese Platini yabaye Platini iyi minsi. Reka rero tuje inyuma ho gatoya cyangwa twinjiye imbere ho gake, nashatse ko turebana gatoya ibintu byabanje mbere y'uko ahura na Olivia. Byagenze bite? Habaye iki? Yakundanye n'abandi? Ese byagenze bite kugira ngo batandukane? Muri make tugiye kurebana inkuru z'urukundo cyangwa inzira y'urukundo Platini yanyuzemo, tukaba turinze tugera kuri uyu munsi. Platini yakundanye na Olivia byatangiye 2019. Mbere yaho nta nkuru ze cyane zavugwaga, uretse nkuru yatangiye ikanasozwa cyane 2016. Iyo nkuru yatangiye aho yakundanaga n'umukobwa witwaga Ingabire Diane, bakaba barakundanye kuva 2013. Urukundo rwabo ruranashyuha, rurakomeza, ruba rwiza, ahantu hose ibirori byinshi bakaba bari kumwe, ndetse no mu bukwe bwa Clement nemeye Platini yari yabutahanye n'uyu nguyu wari umukunzi we witwaga Diane Ingabire. Uyu Diane kandi mu gihe bakundanaga urumva byari bisa nkaho bo bari baremeranyijwe kubana ariko batarabana, urumva kuko abana baba barabitweretse. Mu gihe cy'urukundo rwabo byari bishyushye, babyita gushyuha, kuko nk'uyu nguyu Ingabire Diane ku izina rye ryo kuri Instagram page ye yari yarongeyeho ko yitwa Nemeye Diane. Ingabire Diane arabisiba ashyiraho Nemeye Diane, ndetse kugira ngo usa n'ahashumangiye kamukunze anishyirishaho tatuwaje inyuma ku bitugu yitwaga Platini. Bivuze ngo nyine urumva bari mu rukundo. Urukundo rwabo rwaje kuyoyoka aho uyu Ingabire Diane yatendekaga uyu Platini, akaba yaramukundanaga n'undi musore wari mu diaspora abahanzi. Birangira rero abonye kuri Platini bitazavamo, uwo musore wundi aramupropoza, ahita ahagarika urukundo rwe. Uko nyine Platini bimugendekera gutyo. Mu kiganiro Platini yahaye itangazamakuru yavuze ko Diane akimukunda kandi ko akimwishimira, ndetse binarangira amuhimbiye indirimbo yitwaga Bucece. Mbere y'uko rero ahura n'uyu Diane, nubwo urukundo rwabo urumva rwarangiye, Platini bisa nk'amaherere kuri we atabishakaga. Gusa nyine abakobwa murabizi inshuro nyinshi baba batendeka amayidiya, ntimukabizere, baba bafite abandi, nubwo abasore namwe mutari shyashya, ariko ntabwo wakizera ko umuntu ari wakunda gusa ushobora kuba batendeka, kuko uru ni urugero rwiza rw'ibintu biri kuba kuri Platini, biba biri kutwereka ngo abantu baratendeka amayidiya, abantu baratendeka. So mbere y'uko rero akundana n'uyu Diane, yakundanye n'umukobwa wundi witwaga Zose, yari n'umuhanzikazi, aho bakundanye bakiri ku ntebe y'ishuri aho bigaga muri kaminuza i Butare. Byaje kurangira rero urukundo rwabo hajemo amakimbirane hagati ya Platini n'uyu Zose, birangira batandukanye. Bo ntabwo tuzi cyane ngo ese byatewe n'iki ngo tujye muri deep, ariko icyabaye baje kugirana amakimbirane, urukundo rwabo barabihagarika, baratandukana. Ndetse n'uyu nguyu Zose yaje kurangira avuye muri kariyeri y'umuziki arawuhagarika, naho uyu nguyu Nemeye Platini we aribwo yahise atangira kubana n'uriya TMC, bakora itsinda rya Dream Boys. So muri make rero igihari, Platini yakundanye n'abakobwa batatu: Ingabire Olivia ariwe bari gutandukana ubu ngubu, Ingabire Diane n'umuhanzikazi Zose. Nabo bakobwa bakundanye kandi nawe nibo yemera, abandi twagendaga tumushinja, we yemeza cyane ko babaga ari inshuti apana kuba ari abakunzi.
mu kiganiro Nemeye Platini yagiranye n'itangazamakuru, hari undi mukobwa yakoresheje mu ndirimbo ye yitwa Attention. So abantu bari bazi ko bakundana, ariko yaje gutangaza ko bashatse kubigerageza, bashaka kugira ngo bagerageze barebe ko bakundana. Platini arabimusaba, gusa finally nyine babona bitakunda, so bahitamo rero kuba inshuti zisanzwe, ibyo gukundana barabireka. Tugarutse gatoya ku mateka ya Nemeye Platini kugira tumumenyeho gatoya cyangwa byimbitse, hari abo bishobora gufasha. Nemeye Platini yavutse muri Nzeri mu 1988, yavukiye Bukavu. Yaje mu Rwanda batahutse nk'abandi banyarwanda bose bari kugaruka mu gihugu cyabo. Imyaka 2 ya mbere yo kwiga yayize i Goma, naho yaje hano mu Rwanda ahita akomereza ku mashuri Ecole Primaire Nyanza ya Kicukiro mu Rwanda. Troncome yayize kuri Ecole Secondaire Gasanze Byumba, aza gusoza yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa leta i Butare. Ari nabwo yaje guhita akomeza kaminuza mu by'itangazamakuru muri Université y'u Butare, ari naho yatangiye iby'urukundo rwe rwa mbere ndetse n'umuziki. Ndakeka wenda nubwo atari byinshi, ariko hari bikeya ubashije kumenya kuri Platini. Ni muntu ki, ese urukundo bye byamigendekeye gute? So nubwo urumva ibintu byinshi bisa naho bitamuhiriye, ariko urugendo ruracyari rurerure, aracyari na mutoya, aracyafite umwanya wo kongera guhitamo. Twasoza tumubwira ngo bonne chance. Mwe mwakomeje kubana natwe, mwakoze, turabashimiye. Mwakunda subscribe batarabikora, mukanasharinga. Habaye hari igitekerezo cyangwa inyunganizi mwaduha, ushobora kubicisha kuri comment cyangwa mugacisha mukatwandikira, nabyo nta kibazo. Tubonane mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao.